hano kuri iyi si dutuye abantu bari mu bice bine, mu kwemera cyangwa se mu kwizera, tubyite ukwizera. Igice cya mbere twabonye ko ari igice cy'abantu ba gakondo, n'abantu bemera ibyo bo batekereza babona n'amaso yabo ku giti cyabo bihamanya n'ubwenge bwabo, bakaba ari byo bita imana zabo, cyangwa se ibyo bibumbira ibishushanyo, cyangwa se gusenga abakurambere babo, abakuru muri bo, gusenga abababyaye, kwambaza abasokuru babo, mbese kwihimbira ibyo bagomba gusenga, kwishyiriraho ibyo bagomba gusenga bitekereje ku giti cyabo. Muri abo rero habamo n'abatagira ibyo basenga, bo bemera gusa ko bo bariho, ibyo bindi byo kuvuga ngo hariho iyo mana, oya, bo ntubayobore ku mana yindi yaremye isi n'ijuru. Icyo ni igice cy'abantu bameze batyo. Abo rero mu kinyarwanda cyiza twabita abapagani, abo nibo bitwa abapagani. Icyo ni igice cya mbere, kuko hari nk'abasenga igitunguru muri za Thailand, hari abasenga inka, abahindu n'abanyanyi n'abandi bafite imyizerere nk'iyo. N'ahangaha mu Rwanda hari n'abavuga ko ngo bo basenga ngo imana gakondo, ngo ibyo by'amadini ngo ni iby'abazungu bazanye. Abo rero nabo barahari bemera gakondo, ariko akabasenga nyine baravuze ngo ntabwo nzi niba nabyita ko ari ugusenga, ahubwo navuga ko ari ukwambaza gakondo ye. Ni ukwambaza gakondo ye, kuko ntabwo umuntu yashyira igishushanyo cyangwa se ngo abumbe ikintu agishyire hariya uvuge ngo mwarasenga, ahubwo ni ukwambaza gakondo ye. Urumva rero abona ubwo ni ubupagani. Ntabwo bavuga ngo umuntu arasenga uwapfuye, umbwire ngo mwarasenga, uko ni ukwambaza gakondo ye. Ubwo niba umuntu ameze gutyo rero arimo arambaza gakondo, buri muntu byiswe gusenga biba byagiye ku mana. Ariko iyo ugiye muri gakondo uba uri guhimbaza, uri kwambaza, ntabwo uri gusenga. Ako karasobanutse. Aho ngaho harimo agakondo. Noneho hakaza igice cya kabiri rero cy'abayahudi. Buri abayahudi ubwo noneho tugiye mu gice noneho cy'abasenga noneho. Ubwo tuvuye mu bambaza n'abahimbaza tugiye noneho mu basenga. Abasenga rero turabasangamo nabo ibice bitatu. Igice cya mbere ni icy'abayahudi. Abayahudi buriya bemera ko habaho imana. Abayahudi bemera ko hariho imana yaremye isi n'ijuru. Bemera imana ya Mose, bemera imana y'abahanuzi n'abakurambere, bemera imana ya Aburahamu, bemera. Ariko bagahakana ubutumwa imana yahaye bariya abahanuzi. Iyo mana bo baremera kibaho, ariko bagahakana, bakanapinga, bagakora kiritike ku ntumwa n'igitabo imana yayihaye. Ari naho uzakurikirana usange nk'igitabo cyari cyarahawe Mose cyitwaga Tora, amategeko yo muri Tora barayatwitse, biyandikira ikindi bakita Tirimudi. Ubwo ni mu cyaraba, ariko mu kinyarwanda ni ugutegekwa kwa kabiri, mu Giswahili ni kumbukumbu la Taurati, urwibutso rwa Taurati. Ntago ari Taurati. Taurati ntayikibaho, ariko handitswe urwibutso rwayo. Urumva rero abayahudi uyu munsi nta gitabo cy'umwimerere bafite, uretse ko bafite ugutegekwa kwa kabiri. Ari rwo rwibutso rwa Taurati, ariko Taurati y'umwimerere ntayo, abo tubavuyeho. Urumva rero ko bemera imana ariko bagahakana ya migenzo y'intumwa zazanye. Ayo mpamvu batwitse kiriya gitabo. Hari za mbere yabo, none za nyuma yabo sasa imigenzo ntibayemereye intumwa. Hakaza rero igice cya kabiri. Igice cya kabiri ni cyitwa Kristianisme. Kristianisme n'abavuga ko bahuriye kuri Kristo.
abavuga rero ko bahore kuri Kristo ariyo Christianisme nayo irimo y'ubwayo yigabanijemo ibice bitatu. Yigabanijemo igice cya mbere cyemera ko hariho Imana ifite umwana witwa Yezu. Igice cya mbere bavuga ngo hariho Imana turayemera, rugira, rurema, Yehova, ariko iyo Mana ifite n'umwana yarabyaye. Icyo ni igice cya mbere. Hakaba igice cya kabiri muri Christianisme kivuga ko hariho Imana iri kumwe n'umwana wayo, iri kumwe n'umwuka wera, bikaba ari byo byuzuza Imana. Bivuga ngo Imana n'umwana n'umwuka niyo Mana imwe. Havuyemo imwe ntabwo bibaho, bigomba kuba bifatanye. Mu gihe igice cya mbere cyo kivuga ko hariho Imana ariko ifite umwana. Ikindi gice cya kabiri cyo ariko umwana ntiyivange mu masengesho. Uyu mwana oya basenga Imana ariko bagavuga ariko iyo Mana ifite n'umwana. Hakaba ari igice cya kabiri kivuga ngo Imana n'umwana n'umwuka wera biteranije nibyo egare biba Imana n'ubundi. Ni nkaho umwuka wera ari Imana, yego, n'umwana akaba Imana, yego, n'Imana nyine ikaba Imana. Ni igice. Umwuka ni igice kigize Imana. Okay. N'umwana ni igice kigize Imana, n'Imana ikaba ari ikindi gice, bifatana uko ari bitatu bikaba bikuzura Imana original ikaba iruzuye. Mutunyuriye muri logique mwumva ibyo bintu bisobanutse gute nk'umuntu mbese ushaka kubivangura atagiye ahumirije gutya, ashaka kubivangura akavuga ati Imana rikanyumve ni umwana rikamwumve gutya, umwuka rikamyumve gutya, bitandukaniye he wenda? Okay, ndaza kubisubiza ningera mu gice gisoza. Yego, niho ndibuze kubitandukanye. Icyo ni igiciro cya kabiri. Muri Christianisme navuga ngo twe duhure kuri Kristo, ubutumwa bwa Kristo. None hakaza rero igice cya gatatu cyemera ko hariho Imana ariko y'umuntu. Yongera ikava mu muntu igasubira mu bumana. Hariho Imana ariko yigize umuntu. Similayi. Iva mu bumuntu isubira mu bumana bwayo. Yavuye mu bumana irazibana n'abantu. Iyo Mana yararemye ibintu byose, niyo itanga umwuka, niyo itanga ubugingo, ariko igihe kigeze irazijya mu nda y'umugore bita Mariya. Ariko ubwo imirimo yari ihagaze. Ntabwo mbizi ubwo ababyemera gutyo kiretse twababonye tukabahamagara bemera ko Yezu ari Imana, bakaba aribo badusobanura igihe yari ari mu nda. N'igihe nyina yari yamujyanye kwa muganga kumupimisha, mujyanye mu irangamimerere bagiye kumwandikisha mu ibarwa ry'igitabo. Iyo ari iri gukora nabyibuka ngo hari naho bagiye kumubaruza basanga n'amacumbi yashize. Niba amacumbi yashize barara mu ntuze mu ahantu habaga mu kantuze k'inka mu kiraro. Ubwo nuko rero bo barabyumva batyo. Imana ibwirimo ibice bitatu. Dukomeza kugira ngo iminota yake. Oya, bo bavuga ko Imana, abo nabo bavuga ko Imana ari imwe ariko ariyo Yezu yihindura umuntu nyuma kongera agasubira mu bumana bwe. Hakaba n'abandi bavuga bati Yezu. Ubwo uravuze ngo ubwo Imana yihinduye Yezu. Imana, Yezu ni Imana. Bo bemera ko Yezu ari Imana. Yihindura umuntu. Yego. Ya Mana ikongera igasubira mu bumana bwayo, ikava mu bumuntu. Ya Mana ikaba yapfa igashyirwa no ku musaraba, ikazuka, ikongera ikagenda, ikongera ikava mu bantu. Yaje kubana n'abantu ivuye mu ijuru, irapfa, irazuka, isubira mu bumana bwayo. Nariye kubaza ubwo yavagayo, ariko watubwiye ko ibyo ngibyo wenda twazabigarukaho tugasesengura. Ariko inyurabwenge y'umuntu, ubundi inyurabwenge ikora neza ihita yibaza ikibazo gikomeye, kibaza ngo hanyuma
hanyuma se yavuyeyo ijya mu nda bigenda bite ariko aho ngaho ntabwo turi batinda nagira ngo ukomeze ahubwo iranapfa ya minota irazuka hari igihe yari yapfuye imara iminsi 3 Imana noneho nyuma iza kuza kuzuka yanyuze mu rupfu Imana yego hanyuma irazuka irongera isubirana ubuzima isubira mu bumana bwayo no ngano akeneye nyirabwenge yindi icyo rero ni igice cyizera gutyo kirahari muri kirisiyanisime cyangwa se mavuga ko bahuriye kuri Kristo urumva twaboge ko harimo ibice bimwe ni igice cya gatatu ariko kiri nacyo ubwacyo kirimo ibice 3 ariko turi kugenda nimo kubyumva neza twabonye igice cya gakondo cy'abizera gakondo cyangwa abapagani twabonye igice cy'abayahudi bizera ko hariho Imana ariko bagahakana ubutumwa bwayo bagahakana intumwa bagahakana ibitabo bakaba nta n'igitabo cy'umwimerere bafite umunsi bafite Talmud gutekwa kwa kabiri cyangwa se urwumbukumbura Tawrat urwibutso rwa Tawrat hazi igice cya gatatu cyitwa Christianisme abaho kuri Kristo abaho kuri Kristo barimo ibice nabo ubwabo 3 igice cyemera ko hariho Imana imwe Yehova ariko ifite n'umwana hakaba igice cya kabiri kivuga ko Imana igizwe n'ibintu 3 ibipande 3 ari byo biyuzuza Imana ifatanije n'umwana n'umwuka kari byo bigira Imana cyo ni igice cya kabiri hakaza igice cya gatatu cyo kitemera gutyo ahubwo cyo cyemera ko ahubwo Imana y'umwimerere ari ya yindi babandi bo bita umwana ahubwo ari yo Mana originali Yezu ugeze igihe akaza mu bantu akabana n'abantu ari Imana akiyambura ubumana akaba umuntu akambara umubiri igihe kikagera agapfa akazuka agasubirana umubiri agahita asubira muri bwa bumana bwe batari twaryita iyobera ritagatifu cyangwa ni iyobera ry'ubuyobe ntabwo mbizi wa mugani wavuze uti reka tuzasesengure ariko noneho reka ubwo ni igice cya gatatu umaze kutubwira igice cya kane rero ni igice cyemera ko hariho Imana imwe itagira umwana itabyara itabyarwa idafite ikisa nacyo aricyo gice cya Isilamu zasanga muri Qur'an igice cya kabiri ku gice cy'ijana Qur'an igice cy'ijana na 10 igice cy'ijana na 12 Imana ni imwe Abayisilamu bavuga ngo Allahu Akbar Imana isumba byose la ilaha illa Allah turahakana la ilaha ko nta mana zibaho nta yindi nta mana ibaho illa Allah uretse Allah wenyine bagashimangira ko hariho Imana imwe gusa yaremenye ibintu byose ariyo nyiri kwishingikirizwa ariyo nyiri gusengwa ariyo nyiri gutagatifuzwa ariyo nyiri gusabwa ariyo byose iyo Mana imwe gusa Allah ariyo nyiri amasengesho ariyo rugira ariyo rurema yujuje ibisingizo byayo byose nta yindi Mana ibaho nyuma yayo cyangwa mbere yayo nta n'ikifatanije nacyo nta nubwo ibyara singabo singore uretse ko ari Imana irema abo rero ni Abayisilamu ubwo ni igice cya kangahe cya kane rero abo bemera ko Imana ari imwe gusa abo rero iyo usomye ibyanditswe bahamanya n'intumwa n'abahanuzi mu masegonda cyangwa mu munota umwe uko guhamanya umuntu abigarutseho biba bishatse kuvuga iki ahamanya nande gute iyo usomye Qur'an yavuga ngo buri murya buri umma buri community yose yabayeho walaqad ba'athana fi kulli ummati rasula nta muryango wabayeho nta community yabayeho uretse ko yabaga irimo intumwa yabaga irimo umuhanuzi ani ibudullah uwo muhanuzi nta kindi yigishaga abantu bose kuvuga ngo ni musenge Imana imwe gusa wajitani butwahute mwitandukanye n'ibyo abantu bitiranya n'Imana Nowa nibyo yigishaga Abrahamu niyo yigishaga Mose niyo yigishaga Yesu niyo yaje yigisha na Muhammad niyo yaje yigisha bangu iyo Mana imwe y'abahanuzi rero baje bigisha Abayisilamu baje n'ubundi baba bagaruka kuri ya gakondo yo kwemera Imana imwe Imana y'abasokuru Imana y'Abrahamu na Yesu ko Yesu yaravuze ngo
muri Yohana 14:3 ngo ubugingo buhoraho abantu bashaka kuzabana n'Imana bakagira ubugingo bakava mu rupfu bakajya mu buzima, bakava ibuzimu bakajya ibuntu. Ubugingo buhoraho Yohana 14:3 nuko abantu bamenya ko hariho Imana imwe gusa, bakamenya n'uwo watumye Yesu Kristo, bakamenya ko nanjye ndi intumwa. Abantu nibizera batyo bazababonye ubugingo. Bivuga ngo kutizera gutyo ubwo ubugingo n'ukwinjira nyine muri ya paradizo. Ubugingo nukuba muri iyo myizerere ukazayivamo ujya mu ijuru. Uko muri Matayo 7:21 kugeza ku 22 hari abantu bazazuka barizeye ko Yesu yari Imana, ko yari n'umwana w'Imana, ko yari umunyabitangaza, ko bakoze ibintu byose mu izina rye. Ababwira ngo mwumve imbere mwankozi zimwe sinigeze kubamenya, kubera ko yaje yigisha abantu ko bagomba gusenga Imana. Muri Yohana muri Matayo 6:9 kuba ajya kugenda baramubajije bati se kuko yaragiye kujya mu ijuru yarazamutse ati none dusigire kado tujya gusenga tujye tuvuga dute tubigenza dute. Icyambere arabwira ati mujye muvuga mutya muti, arabanza ashyira umutwe hasi. Muri Yohana 14:32 Yohana Mariko 14:32 yashyize umutwe hasi. Mujye mukora mutya, ashyira umutwe hasi arubama. Pratique siga biberetse kugira ngo ntazabeho urwitwazo. Mutya ni pratique, muti noneho na amagambo. Yego. Muri Yohana 14:32 yakoze pratique, mutya ashyira umutwe hasi arubama. Hari abagita ngo n'uguhenura. Nibyo bita kwikubita hasi. Ntabwo ari kwikubita hasi, kwikubita hasi ushobora kurambara, ushobora gushinda hasi ukarambara, ariko we yarubamye, amava yashyira hasi, ibiganza bishyira hasi, umutwe awushyira hasi arubama, amano yarashinze. Kwikubita hasi ushobora no kuryama ukaryamira urubavu cyangwa ukaryamira inda. Kose waba si kwikubita hasi, ntago ko ari ukubama. Ni ushaka ro kwikora nka Yesu jya muri Mariko 14:32. Ubwo dutabaye uko umuntu ashobora kugira gutya akikubita hasi rwose agahita arambara yubamye. Ntago ari gusenga ibyo ngibyo. Arabona abonye kugira ngo baramye Imana bya nyabyo rwose aryama hasi akarambara agashyira hasi nda. Ibyo ni ibihimbano, wowe kora ibyo Yesu yakoze. Yesu yavuze ngo munyigireho. Noneho rero ubwo bya bice bine mutya ni pratique nari ntarasoza. Muti noneho soma Matayo 6:9 ihese ababwira uko noneho bazajya bavuga nyuma yo kuba bumamye bashyize umutwe hasi. Yego. Musenge rero Imana imwe yo mu ijuru yonyine. Arakoze cyane Plana ku magambo meza tubwiye. Ubundi iyo urimo tuganiriza umuntu ahita yongera akagira ibindi bibazo byinshi, ku buryo mbese twaryoherwa n'igitaramo cy'imyemerere tugatinda, ariko kubera igihe nyine birumvikana ko tugomba guha abandi umwanya. Abana bakaba bagiye gusoma Qur'ani hamwe na Sheikh Ishaq, akaba yamaze kuhagera. Mu by'ukuri turagushimira. Niba hari ijambo rimwe wumva wenda wasorezerezaho uyu munsi ugereranije n'ibyo batubajije cyangwa se nabaho uba wanyuze n'ibyo uba wigishije. Ijambo ni rya rindi rivuga ngo ushaka kuzahura n'Imana nasoma ibyo Yesu yasize yigishije. Ushaka kuzahura n'Imana niyumva impanuro n'umurongo Yesu yasize amweretse. Yesu yavuze ngo mujye musenga mutya kandi munyigireho. Yesu aravuga ngo ngiye ariko nari mfite byinshi byo kubabwira. Muri Yohana 16:5 kugeza ku 13 hari ibyo nari ngifite byo kubabwira, ubu ngiye ntasoje, ariko ngiye hari undi uzaza nyuma yanjye uzaza kubyuzuriza. Ngo wazanyubahiririza. Yohana 16:5 kugeza ku 13 kuko azenda kubyanjye abibabwire kandi ngo azabayobora mu kuri kose. Bivuga ko ni haza undi nyuma ya Yesu tuzabero dukurikira. Abantu ntibazava ngo bitiranye Paulo na Muhammadi ngo bajye mu rujijo ngo wenda Yesu yavuze Paulo. Paulo yarariho, Yesu ntabwo yigeze amuvuga, kuko Yesu yavuze ngo namwe ngo kandi muzaba mutakimbona. Vango uwo nguwo azaza abantu batakibona Yesu, kandi Paulo Yesu ariho, Paulo yarariho. Kajyanga abantu bumve neza buno buhanuzi bataziteranya Paulo ngo niwe Yesu yavuze ngo muzaba mutakimbona. Yego.
uwaje rero Yesu atakiriho ninde ni Muhammad, kuko Muhammad yaje Yesu amaze imyaka Muhammad yavutse Yesu amaze imyaka 570 cyangwa 571 atangira kwigisha afite imyaka 40 ubwo 600 hafi na 10. Ko rero ndumva ari aho ngaho nasoreza tunibutsa abantu ko hari ukuntu Shetani akubita abantu agatego ka rugondi hene. Paulo ugaragara nk'umuhanuzi w'umunyakinyoma, Yesu yavuze ngo naje mu izina rya Data mwanga kunyumva ngari kuzaza mu izina rye muri zamumva. Paulo niwe wadukanye imyemerere y'ubukirisitu muri Antiokia mu byakozwe n'intumwa 11 ku murongo waho 25. Yakaze cyane. Anadukana ko Yesu ari Imana. Ahantu bahumve neza. Intumwa rero Muhammad yo yaje irwanya iyo myigishirize ya Paulo y'ubupagani yo kwigisha ko Yesu ari Imana, ahubwo igarura abantu kuri gakondo yuko Yesu yari intumwa y'Imana, nkuko Yesu yavuze ngo uwo ukuri naza azaza mutakimbona, ariko harundi w'ikinyoma uzaza kandi ngo muzamukurikira. Bivuga ko Yesu nyuma Yesu haje babiri, haje Paulo na Muhammad, hari umwe yari umunyakinyoma undi yari ubukuri. Arakoze cyane rero Plana mu magambo meza yatubwiye, ibiganiro byiza twagiranye, nizere ko namwe mwagiye mwunguka. Burya ngo aryo hasubiwemo n'ubundi muzakomeza mu bikurikire. Niba udahuze cyane uze kwandika Ikimenyetso TV, uraza kubihasanga ku mbuga nkoranyambaga za Voice of Africa 94.5 FM. uraza kubihasanga Ikimenyetso TV, uraza kwasanga amagambo menshi uyu munyabwenge ajya tubwira, kandi nizere ko namwe mukomeza kugubwa neza. Ubwo abana bakabagiye gutangira rero gusoma, namwe mukurikira, nabizi Qur'an ndabaryohera. Brana twagushimiye kuba twabanye. Murakoze namwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.